Nizere ko aho muri hose mukomeje kugira ibihe byiza. Rero ndabasuhuje, nitwa Niyoyita Jonathan. Tudatinze rero, uyu munsi turi kumwe n'umuntu rwose uheruka hano atubwira yuko rwose ari enjeniyeri, ndetse icyo gihe yari afite uburambe bw'imyaka 9. Niba ntibeshye ubu ngubu ushobora kuba uburambe bugeze ku myaka 10 kuko hashize umwaka ndakeka. Ubwo rero ku batari bamuzi cyangwa se ku batarabonye video ya mbere, mwayishaka hano hanyuma mukareba uburyo yadusobanuriye imashini yitwa Lathe machine, uburyo ikoreshwa mu buhinzi. Uyu munsi rero aradusobanurira indi mashini nayo ikenerwa mu buhinzi. Ndumva ikintu cyitwa kuvuga ngo gukoresha imashini mu buhinzi ni ibintu noneho tutangiye kubimenyera. Mbere twaravugaga ngo imashini runaka ngo ishobora gukoreshwa mu buhinzi, abantu ntibabyumve. Ariko ndizera yuko amasomo tugenda dutanga hano, ibiganiro dutanga hano, noneho tumaze kumenyera yuko niba boze imashini runaka mu buhinzi iba yakenerwa cyane. Tutaravuga ku mashini y'uyu munsi rero, reka yongere abasuhuze, ndetse wenda no kubatamuzi yongere abibwire. Murakoze, nongeye kubasuhuza abahurira kuri iyi channel ya Torotoro. Amazina yanjye ni Uwitonze Flora, nkaba nkora muri IPRC Huye mu ishami rya mekanike. Amazina ye murayumvise. Hanyuma uyu munsi rero agiye kutubwira ku mashini mu ndimi z'amahanga dukunze kwita milling machine. Iyo milling machine, umuhinzi, iyo tuvuze umuhinzi ni wundi nyine uteye imbere cyane, ukoresha za torotoro, ukoresha amamashini agiye atandukanye. Iyo milling machine azayikenera ryari? Muze gucikwa, mwebwe gukora subscribe, ndetse mudusure kuri wa3.torotoro.ra na wa. Uyu munsi rero nifuje kubabwira ku mashini yitwa milling machine. Ni imashini akenshi ikoreshwa muri mekanike, ariko hari ahantu ushobora guhurira na torotoro n'umuhinzi nawe ashobora kuyikenera. Ubundi rero milling machine ni imashini twifashisha dukata cyangwa se duhata icyuma ku kindi. Iyo mashini rero ifite uduce yifashisha twitwa milling cutters. Milling cutter niyo ikata twa twuma. Utwo twuma rero tutwita nka chips. Ni utwuma aba ari utwuma dutoya bitewe icyuma ufite, ushaka kugiha size runaka, ushaka kugiha shape runaka. Byanze bikunze rero birumvikana yuko twa tukuma turi bukate bitewe n'ikintu ushaka muri iyo pièce yawe na forme ushaka kuyiha. Rero milling machine iradufasha mu gutanga shape zitandukanye kuri icyo cyuma ugiye gukora, tukita workpiece cyangwa se ishobora kuba pièce de rechange mu buryo bwinshi butandukanye. Milling machine rero ni muri ubwo buryo yifashisha izo twita milling cutters, igakora icyuma ari ukugihataho, twabyita nko kugihataho kuko formula appropriye kuyishyira mu kinyarwanda kenshi na kenshi biba bigoye, ariko nko guhata. Urebye uko umuntu ahata ikintu, ihata icyuma yifashishije izo milling cutters. Milling cutters ziba zikomeye, zifite ubukomere burusha cya cyuma irimo irakata, hanyuma ikabikora bitewe na size na shape ushaka kuba cya cyuma. Milling machine rero twavuga ngo se ubundi milling machine ikora iki? Milling machine ikora ibintu bitandukanye. Birumvikana niba ufite pièce ugiye gukora, iyo pièce ifite forme runaka. Milling machine rero ishobora gukora pièce ifite flat surfaces, ubwo sinzi ukuntu nabivuga mu kinyarwanda. Igakora pièce ziri conical cyangwa se zifite ahantu hari angle runaka ushaka ko zishyiraho. Milling machine ishobora gukora surface of revolution cyangwa se ubwo nabyita cylindrical surfaces. Milling machine ishobora gukora internal thread cyangwa se external thread. Ni ibyo milling machine ndumva ishobora gukata ama gears, kandi gears zifite forme ari forme iri flat, ari bitewe na angle runaka ushaka guha pièce yawe. Milling machine ikora izo forme zitandukanye.
hari icyo tugira rero twita milling method. Iyo uri kumiringa hari metode ukoresha zitandukanye. Milling rero igira milling method ziri ubwoko bubiri. Hari iyo twita up milling cyangwa se crumb milling, hakaba n'iyo twita down milling. Rero muri iyi metode ya mbere ya up milling ni metode mu gihe umuntu uri gukata ya piyese cyangwa se uri kumashininga, umukozi uri kumashininga iyo piyese ayikora ku buryo mu gihe atangiye gukata milling kata ibigenda muri direction itandukanye na travel ya workpiece ari gukoresha. Ni ukuvuga ngo milling kata irotatinga muri direction itandukanye na travel ya workpiece. Muri iyi metode kandi thickness uko utangira gukata, thickness za chips cyangwa se twa twuma ugenda ukata tuva kuri cya cyuma uri gukata, aba ari utwuma tugenda tuba ari dutoya uko utangira gukata, noneho tukaza kuba twinshi uko uri gusoza wa murimo wawe wo gukata. Ni aho ngaho. Noneho iyo yindi iyo dufite down method ahantu ijya gutandukanira n'iyibanza, yo uyikoresha bien sûr n'ubundi ni ugukata, ariko yo mu gukata ya milling kata ibigenda muri meme direction na feed ya workpiece uri gukora. Hanyuma uko utangira gukora za chips zigenda zivaho cyangwa se zo twita rimaye mu gifaransa ziba ari nyinshi ugitangira, noneho mu kurangiza gukata zikagenda ziba ntoya. Ndumva ari aho ngaho zitandukanira milling method, ubwo bwoko bubiri tugira bwa milling method. Twavuze rero ku bintu byinshi, twavuze kuri milling machine, tuvuga kuri metode za milling, ariko iyo milling machine ifite ibyo yifashisha mu gukata. Ibyo yifashisha mu gukata rero nibyo twita milling cutters. Milling cutters rero nazo zigiye zitandukanye. Hari izo twita cylindrical cutter, hari izo twita angle cutter, hari izo twita T-slot cutter, hari izo twita gear cutter, hari izo twita dovetail cutter. Zigenda zitandukanye bitewe n'ikintu zigiye gukata. Ushobora gusanga ugiye gukora ahantu hari flat. Mu gihe ugiye gukora ahantu hari flat, byanze bikunze kata uzakoresha ziratandukanye. Hari igihe ugiye gukora ahantu hari nka chamfer, ubwo sinzi ukuntu nabibasobanurira, n'ahantu hasa nk'ahari incline. Aho ngaho byanze bikunze wowe uri gukora uhita ureba ngo ese aha hantu ngiye gukora hari incline, ubu ngubu ndakoresha iyihe kata. Umuntu uri gukora agenda acuzinga kata ari bukoreshe bitewe n'ahantu agiye gukora hariho. Byanze bikunze rero kuko piyesi uba ugiye gukora ushobora kuba ufite forume nyinshi ugiye kuyiha, byanze bikunze na milling kata zigenda zitandukana bitewe n'ahantu ugiye gukora uko hameze. Ubwo rero tuvuye kuri za katazi twabonye zifite ubwoko butandukanye, ariko milling machine nazo ntabwo ari ubwoko bumwe. Milling machine nazo zigenda zitandukana. Yego zishobora gukora ibintu bimwe, wenda imwe ikaba yakora ibintu byinshi, indi ikakora ibintu bikeya, ariko nazo ziratandukanye. Milling machine rero ubundi tuziklasifiya ziri mu bwoko bwinshi, ariko hari izo twita column and knee type milling machine. Muri ubu bwoko rero niho harimo imashini zikunda gukoreshwa cyane. Izikunda gukoreshwa cyane rero zibamo uzasanga n'ahantu hose mu ma workshop menshi, tuvanyemo ama workshop menshi y'abantu nubwo yaba ari umuntu wikorera. Harimo vertical milling machine, hakabamo horizontal milling machine, hakabamo na universal milling machine n'ahandi milling machine. Nizo dusanga muri ubwo bwoko, ariko hari ubundi bwoko, hari za fixed type milling machine. Aho ngaho niho usangamo izo bita duplex, triplex. Hari ubundi bwoko special types milling machine. Zigenda zitandukanya, ariko izo nabanjije kubabwira ziri muri column and knee type milling machine nizo zikoreshwa. Ushobora gusanga workshop ifite vertical milling machine, ushobora gusanga ahandi bafite horizontal milling machine,
ariko isa nk'aho iri multipurpose cyane, ishobora gukombina ibyo vertical yakora ikanakombina ibyo horizontal yakora, ni universal milling machine. Rero ya milling machine twabonye ubwoko bwayo butandukanye, twabonye milling kata yifashisha, noneho twabonye n'icyo ikora, ariko nanone ifite ama operasiyo atandukanye igenda ikora. Iyi milling machine rero ifite operasiyo nyinshi cyane, nyinshi, ariko izo twavugamo wenda z'ingenzi harimo plane milling, gukora ahantu hari plane milling, ishobora gukora angle milling, cyangwa se ahantu hasa nkaho hari angle nyine bigusaba no forme runaka. Ishobora gukora slot milling, ahantu hari amasloti, sinzi ubwo uko nabisobanura, abantu bari muri mekanike bo babyumva cyane, ariko ni ahantu hari forme ijya kumera nka T slot milling. ubwo bwoko bwo kumiringa iyo operasiyo niko tuyita. Ishobora gukora aho twita end milling, ishobora gukora ibyo twita side milling, ishobora gukora profile milling, ishobora gukora gang milling. Ifite ibintu byinshi cyane bitandukanye ikora, ariko muri ibyo ngibyo nyine hari iby'ingenzi cyane, nk'izo za slot milling, za gear cutting. Urabona gears byanze bikunze mu buhinzi imashini zabo nta kuntu zaba zidafite gear. Iyi mashini rero ikora gear cutting milling, ifite ibintu byinshi, operasiyo ni nyinshi cyane, ntabwo twazivuga ngo tuzirangize. Ubundi rero twavuze iyo milling machine, tuvuga ibyo ikora, tuvuga ibintu byinshi bigendanye n'iyo milling machine. Ariko ushobora kwibaza se ko ndi kureba torotoro, milling machine umuhinzi azayikenera he? Iyi milling machine rero abantu bakoresha torotoro byanze bikunze bazayikenera. Bazayikenera gute rero? Bazayikenera kubera yuko torotoro ikoze mu byuma, ibyuma birasaza bigakenera gusimburwa. Byanze bikunze iyi torotoro ifite pièce de rechange zikeneye gusimburwa. Izi pièce de rechange rero nta handi hantu wazikorera, ni muri izo mashini zitandukanye, ariko by'umwihariko no kuri iyi milling machine ifite ibintu byinshi yakora kuri torotoro. Torotoro ntishobora kuba itafite gear byanze bikunze. Nk'uko twabonye ko milling machine ishobora gukora ama gears, torotoro ntabwo yabura gear. Twabonye ko milling machine ishobora gukora ahantu hari forme ziri flat, ziri conique, byanze bikunze torotoro ntabwo yabura pièce ifite iyo forme iri conique cyangwa se iyo forme iri flat. Birumvikana rero yuko milling machine umuntu ukoresha torotoro arayikeneye cyane. Ubwo rero navuga yuko iyi mashini ari ingenzi ku muntu waba ufite torotoro, ahubwo ushobora kuba wari utunze torotoro ukibaza uti se iyi mashini, iki cyuma gishobora gupfa kikangirika, ariko gishobora gusanwaho akantu gatoya, wowe wabona iki cyuma cyapfuye ukavuga ati byarangiye, imashini yanjye irapfuye, nkeneye kongera kugura iyindi byayo. Ariko nabamara impungenge yuko washaka aba bantu bari muri uyu mwuga wa mekanike, watugana rwose. Ikibazo cyose iyi pièce yawe yaba ifite, yaba ari ugukoraho akantu gati kongera ikaba nzima, kwaba ari ukongera kugukorera iyindi pièce nshyashya, kuko dufite raw materials dukoresha, tukaba twagucurira iyindi pièce de rechange nshyashya wakenera, torotoro yawe igakomeza gukora. Ndumva rero inama nabagira ari izo, ntimuzahangayike, ibikoresho byose byasabwa turabifite kugira ngo torotoro yongere yawe ikore neza. Murakoze. Turabashimiye rero kuba twabanye. Mwumvise yuko uyu munsi imashini twaganiriyeho yitwa milling machine. Mwumvise ukuntu umuhinzi wa wundi wifashisha cyane cyane amamashini, uburyo azakeneramo iyi mashini kugira ngo ibashe kumukorera ya mapièce de rechange. Abahinzi wenda bakunda kwibaza bati iyi pièce wenda iva he, iva i Burayi, iva muri Amerika, iva muri Aziya, ariko hano hari inzobere, hari impuguke baba barabyigiye kandi babikora neza cyane, ku buryo rwose n'ufite torotoro yawe nta kibazo izagira. Arabidusobanuriye cyane, si ngombwa ngo nongere bigarukeho cyane. Injinieri Uwitonze Flora rero turagushimiye cyane kubw'umwanya wawe waduhaye, kubw'inyigisho usangije
abanyarwanda usangije abahinzi, kandi twizera yuko n'ubutaha twazagutumira ko tuganirira ku yindi mashini cyane cyane abantu bakunze kwibazaho. Njyewe nitwaga Niyahita Jonathan, uzasubire ubutaha mwibuke gukora subscribe ndetse munadusure kuri #, ra na wa. Ciao, Imana ibahe umugisha.